igitsina mu kiganza. Ni wowe umugore we ariko yari yaramuteye ngo inda batabishaka. Uko ikiganza gishushanyije gutya nacyo niko kimeze. Hano hagati gutya. Hano hagati gutya mu kiganza niho kiri gutya neza. Wowe warakibonye? Narakiboneye pe. Si inkuru simba nkurana. Narakiboneye uko aho yabitwerekeye numva hashize nk'imyaka nk'itatu, hagati y'itatu n'ibiri, kuko hashize igihe kirekire. Ubwo twakibonye. uyu musore Byiringiro yasanze inkuba isinziriye agira ngo yitoraguriye isake. Yakundanye n'umukobwa arangije amutera inda. Amaze kumutera inda, amaze kumenya yuko yamuteye inda, aratoroka ava aho yamutereye inda arimuka. Ariko kandi ibintu byaje kuba bimubaho. Nari nkubwiye ngo yasanze uyu musore Edison yahuye n'umukobwa 2007. Amaze guhura uyu musore yari afite salo yogosha ari umukwaferi. 2007 ahura n'umukobwa. Amaze guhura n'umukobwa amutera inda. Ariko mu kumutera inda, amaze kumenya yuko yamuteye inda, ahita yimuka aho ngaho yakoreraga, ahita ajya gukorera aho bita Ryabega acitse umukobwa. Iwabo w'umukobwa nyirabukwe aba ni umutekinisiye, arangije atekinika uyu musore amushyira igitsina mu gahanga. Ariko uyu musore ngaza gutakamba igitsina barakimura bagishyira mu kiganza cy'iburyo. Uyu musore yasanze inkuba isinziriye agira ngo yitoraguriye isake. Uyu musore iki kiganza bashyizemo igitsina n'ubu ngubu ntago gikora. Iki gitsina bamushyize mu kiganza nk'uko ubuhamya butubwira bw'abaturage baturanye nawe, bavuga yuko n'ubundi ngo ari nk'igitsina gisanzwe, ngo niyo ngo igihe ngo cyo kujya mu mihango kigeze ngo icyo gitsina n'ubundi kijya mu mihango. Uyu musore amaze kubona ibyo ngibyo byamuteye ubwoba cyane. Uzi ikintu yakoze? Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya, kandi mboneyeho umugisha kandi mbonye n'amahirwe yo kongera kugaruka kuri iyi kamera. Nshimira buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Nebero Nshya no kuri Hafaha TV no ku yandi mashene tugenda tunyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Yego, turi ku itariki ya 10, ariko kandi ku itariki guhera ku itariki ya 8 n'ejo ku 9 n'uyu munsi ku itariki 10, nta kindi kiri kuvugwa muri aka karere ka Rwamagana. Ni inkuru y'umusore waje kuba atera inda umukobwa, ashaka kumukwepa, ashaka kumuhemukira. Nyina w'umukobwa arangije nawe ikintu yakoze, yahise ngo amukubita igitsina mu gahanga. Ariko ngo umusore ngaza gutakamba ngo igitsina barakimura bagishyira mu kiganza cy'iburyo. Byagenze gute? Byabereye uyu musore yitwa Byiringiro Edison. Uyu nguyu Edison byabereye umusore we yitwa Edison byabayeho, cyangwa se uri kuvugwaho iyi nkuru.
aho byabereye ni mu kagari ka Ruhunda umurenge wa Gishari akarere ka Rwamagana. Uyu musore Jova akira ongera nkuremo gato ari kugenda uyitwaye. Ndashaka kubumvisha gatoya ukuntu uyu musore abisobanura n'ukuntu avuga ukuntu bamushyize igitsina mu gahanga kikimuka bakakimushyira mu kiganza. Mu buzima busanzwe wogoshesha imoso ugerayo se kari karabaye gutya wageze kwa muganga ishusho imeze mu rugo barambwira ati kujya kwivuza mu Banyarwanda kwa muganga byanze barareba bakuvuga idasanzwe cyangwa se igitsina bagutejeje mu kuboko ati niyo mpamvu ubona ukuboko kwawe ambere Muyange TV show utangira utwibwira. Banyita Byiringiro Edison nanjye nkaba nkomoka mu karere ka Gatsibo. Ubwo noneho aje gushaka imibereho nza gukorera muri Rwamagana mu murenge wa Gishari nkaba ntuye mu kagari ka Nyagakombe. Ko niho naje gukorera byari mu 2007 nza kubonana n'umukobwa turakundana. Tumaje gukundana muteye inda iwabo si babyishimira. Ndangije banyirukankaho nza gutoroka njya gukorera Ryabega. Muri Ryabega namaze ibyumweru 2 akaboko kaba karamfashe. Ukuboko kuza kubyimba mu kiganza habyimbamo ikintu kigenda cyiforoma iminsi uko igenda yiforoma nkabona ni ishusho y'ikindi kintu. Ndivuzanya kwa muganga ibintu biranga nkakubita agatima ku mukobwa nateye inda nkavuga ko nta hantu nibye ntaki ibi bintu bimbayeho gute. Ubwo ngiye ndangije mu rugo barambwira ati ni ukujya kwivuza mu Banyarwanda kwa muganga byanze barareba bagukasa ukuboko byakomeza. Ubwo ngiye ndangije umuntu yaje kundangira umuvuzi mu karere ka Ngoma nza kujyayo. Mangezeyo umuvuzi arangije arambwira ati wa mwana wati kumbabaje ati dore iki ni igitsina bagutejeje mu kuboko ati niyo mpamvu ubona ukuboko kwawe bagiye bagukiniraho abavuzi batazi kuvura. Ibintu biranyobera. Karangije ati ngira ngo urabyumvishe. Umusore abatwitse inda umukobwa, maze kumutwika inda iwabo batangira kugenda kuri uyu musore. Ikintu yakoze yahise atoroka ava muri Ruhunda ajya gukorera muri Ryabega. Agezeyo iwabo w'umukobwa, nyina w'umukobwa aravuga ati iyi mbwa y'umwana w'umusore ikanterera umwana inda ikamubuza ishuri, none iyi igende gutya gusa. Ikintu uyu nyina ngo yakoze ngo yahise amwoherereza igitsina ngo kifata mu gahanga, ngo ariko ngo nyuma kimuka mu gahanga gifata mu kiganza. Uyu musore rero iki gitsina ngo kikigera mu kiganza igitsina ngo cyabanje ngo kubyimba, ikiganza ngo cyabanje kubyimba ngo bigenda ngo cyiforoma ngo iwabo babibonye baramubwira ati nta kundi ni ukujya mu bavuzi ba Kinyarwanda. Abagiye Ikibungo Ingoma. Ageze ku muganga ubwo ni umupfumu simbizi
umuganga aramubwira ati dore iki ni igitsina bagushyize mu kiganza ugomba kumpa miliyoni. Umusore ikintu yakoze yaragiye ngo yari agufitiye isambu ashyira ku isoko aragurisha. Buriya ngo umuntu ngo amanika agati yicaye ngo yajya kukamanura agahagarara. Uyu musore ngo uyu muganga ikintu yakoze ngo yaramubwiye ati ubu iki gitsina nitutakibaga ngo tugikuremo ukuboko kuzashonga gushireho. Umusore rero aza kumuha aya mafaranga, arangije ngo uyu muganga arakibaga agikuramo. Reka benda tuvuge ku miterere y'iyo kabutindi bari bamushyize mu kiganza ukuntu cyari giteye. Abaturage bavuga yuko mu bakibonye bavuga yuko ngo n'ubundi ngo cyari igitsina nyine cy'abagore, ngo n'ubundi nk'uko umugore iyo ageze mu gihe cyabo, mu gihe cy'imihango, nk'uko umugore iyo ageze mu gihe cy'imihango ajya mu mihango, ngo n'iki gitsina iyo igihe cyageraga ngo nacyo cyajyaga mu mihango. Murumva ibyo bintu? Ubundi ngo inkuru mbarirano ngo iratuba, ariko ubundi ibi bintu uyu Byiringiro Edison singize icyo cyifuzo kuri we, niwe ubyumva cyane ariko we ntiwabyumva, ariko kandi iyo wishyize mu mwanya we urabyumva cyane. Uyu musore rero ikintu yaje gukora yabonye no gupfa azapfa. Ubundi ngo buriya ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Uyu mugabo ngo abonye iyo kabutindi iri mu kiganza cye, abonye n'iby'iwabo w'uyu mukobwa bamukoze, ngo yihutiye kwiyunga n'uyu mukobwa. Ariko kandi ngo icyaje kuvamo mu kwiyunga n'uyu mukobwa, uzi yuko baje kubana, ariko mu kubana n'ubundi ntabwo byahindura yuko uyu nguyu Edison n'ubundi afite icyasha. Uyu rero Edison nk'uko nabibabwiye haruguru ni umukuwaferi arogosha. Igitsina bagishyize mu kuboko kw'iburyo, kandi murabizi yuko umuntu akoresha indyo. Ubu ngubu Edison akoresha imoso. Ubu bamaze kubyarana abana 3. Ariko igitangaza, ikintu kibabaje, wari uzi yuko uyu Edison n'umugore we ntabwo bumvikana n'iwabo w'umugore. Uyu Edison arimo aratakamba, arimo aratabaza. Nubwo igitsina bagikase muri iki kiganza, ariko harimo inkovu, n'ubundi kiracyishushanyijemo, ntabwo kikirimo, ariko n'ubundi harimo inkovu yacyo. Noneho ikintu kibabaje, intoki n'iki kiganza ntabwo gikora, imitsi isa naho yagagaye. Ubu arimo aratabaza. Reka noneho twigarukire, kubera yuko nta kabura imvano. Ntabwo mpfuye gukora iyi nkuru gusa. Ubundi Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Impamvu nkoze iyi nkuru nuko nzi yuko hari abasore benshi hano hanze, hari abakobwa benshi hano hanze
b'abahemu. Nigeze gukora inkuru y'uyu musore, y'uyu mugabo witwa Timamu Jean Baptiste, ukuntu yagiye arya amafaranga y'abadiyasipora. Ku munota wa nyuma yariye amafaranga, mbere gatoya yariye amafaranga y'abadiyasipora, ariko nyuma aza guhura n'umudiyasipora ufite amafaranga, barabana. Bamaze kubana, amafaranga amaze kumushiraho, uwo mukobwa aramujugunya. Iyo nkuru twarayikoze hano. Nzi n'abandi bagenda bakora ibyo ngibyo. Akoreka nkubwire, nabahaye story harya y'umusore. Umusore ngo yaraturanye n'umukobwa, ariko ngo wari waragumiwe, ariko uwo mukobwa ngo akaba yari afite imitungo. Mu mitungo yari afite ngo akaba yari yoroye n'inkoko, ngo harimo n'ibisake, yoroye pe. Noneho ngo umusore ngaza kwitegereza inkoko z'uwo mukobwa n'iyo mitungo y'uwo mukobwa, karavuga ati se iriya mitungo y'uriya mukobwa nayigeraho gute? Ngo yigira inama, aravuga ati uyu mukobwa yabuze umugabo, reka mubeshye urukundo kugira ngo mukureho iyi mitungo. Umusore ngo yishushanya ku mukobwa amubwira ukuntu amukunda. Noneho ngo umusore ngo iyo yajyaga gusura uyu mukobwa ngo yamutekeraga inkoko, ngo akamutekera inkoko nziza cyane, imwe yumutse, imwe kabisa yariye ikigori ikagenda ikazana itako. Ngo iyo yayitekaga yarayihumuzaga, ngo ku buryo n'iwabo, yewe memu na se cyangwa na nyina n'abavandimwe be, ngo nta muntu wakoraga kuri iyo nkoko. Yarababwiraga ati iyi nkoko ni iya sheri, ni iy'umusore tugiye kubana ubuzima bwanjye bwose, ni iy'umusore ugiye kunyandurura kuri uyu musozi, ni iy'umusore ugiye kunkuraho igisebo kuri uyu musozi banshyizeho cy'uko ntazashaka. Umusore ngo iyo yahageraga ngo bamukubitaga urwagwa rw'umwimerere, bamukubitaga urwagwa ngo rumwe rudafunguye, ngo yarangiza aruvovoresha iyo nkoko. Ngo yabaga yarakuze cyane, yarazanye agatuza, yarazanye n'amatako, yarazanye n'amaboko. Ngo uwo musore ngo abikora inshuro nyinshi, ngo akavovora iyo nkoko, abavandimwe b'uwo mukobwa bareba, avovora iyo nkoko, se na nyina w'uwo mukobwa bareba, amapfa akabica. Noneho ngo uyu mukobwa, se w'uyu mukobwa ngo aza kwegera uyu mukobwa, aramubwira ati se mwana wanjye, k'inkoko ndi kubona ziri kugenda zikendera, k'inkoko mbona zigiye gushira, uyu musore wamenyereje inkoko nizishira uzamuha iki? Uzi ikintu umukobwa yabwiye ababyeyi be, yabwiye se, yaramubwiye ngo papa, ngo uyu musore ngo umaze kurya izi nkoko zose, ngo nizirangira atarantwara nzamubagira ibisiga. Jesus Christ. Reka nkubwire wa musore we wirirwa urya amafaranga y'umukobwa, umubeshya ngo uzamushaka, kandi mu mutima wawe ubizi yuko utazamushaka.
wa mukobwa wirirwa uvovora amafaranga y'abasore, urya amafaranga y'abagabo ubabeshya urukundo, ubabwira yuko muzabana, hari n'abandi wabwiye yuko muzabana, ufite igishene cy'abantu wabwiye ko uzabana nabo. Reka nkubwire, amafaranga bari kuguha, hari amafaranga uzarya akagukoraho, hari amafaranga uzarya akakubagira ibisiga. Wa musore we wanze gukora, wirirwa muri jimu, wirirwa mu mamiruwari, wirirwa mu masaro, wirirwa umiragura imitsi y'abakobwa y'abagore baba bakobokeye. Reka nkubwire, ayo mafaranga uri kurya ntago azashira, nashira bazakubagira ibisiga. Edison mwumvisha ibintu byamubayeho, muzi yuko se ibingibi bitariho? Ibingibi biriho cyane we, biriho cyane. Kandi reka mbabwire, hari abagore hano hanze bumva yuko bagomba gukundana n'abantu ari uko hari ibyo babahaye. Reka mbabwire, nibyo urukundo si amagambo, urukundo ni ibikorwa. Ariko se banza urebe n'umuntu ugiye gukundana nawe, urebe ubundi abyuka ryari, ubundi aryama ryari, ubundi uwo muntu ugiye gukundana nawe ni ubuhe buzima ubona yabamo, ni ubuhe buzima ubona ibihe bibaye byiza yabibamo gute, ubona ibihe bihindutse bikaba bibi yabibamo gute. Reka hano hanze hari abasore bameze nk'amapusi. Ipusi kwa nyogokuru iyo habaga hari inka zikamwa babaga bafite amapusi, ariko iyo inka zabaga zatetse ayo mapusi warayashakaga ukayabura. Ariko kandi izo pusi zamenya yuko kwa nyogokuru inka ziri gukamwa, ayo mapusi yarasuhukaga. Hari abakobwa hano hanze bameze nk'amapusi bashaka kubaho ibintu biri. Ariko reka mbabwire, ngo umusore, ngo umuntu ngo yasanze ngo inkuba ngo isinziriye, ngagira ngo yitoraguriye isake. Reka nkubwire, uyu musore uri kurira amafaranga, suzi nyina, suzi na se, suzi Imana basenga, suzi ibyo akenyereyeho, suzi ibyo yiringiriramo, suzi n'aho yayakuye, suzi nyina, suzi izo yambaza, suzi Imana yiringiye. Reka nkubwire wa mukobwa we, ushobora kuzarya amafaranga y'umwana w'umutekinisiye. Igihe cyagera amafaranga ashize ukibwira yuko ugiye kumutera umugeri w'inyuma ngo wifatire abandi bayafite, ukazayaruka. Na n'iyi saha ndi gukora iki kiganiro, hari abari mu ngaruka z'ibi bintu. Niba mugira ngo ndabeshya, mujye muri komenti mubimbwire. Niba mugira ndabeshya, mujye muri komenti mumbeshyuze. Umva wa musore we, nibyo hari amafaranga wariye y'umugore y'umukobwa, birangira rwose uyariye urayaheza. Ariko reka nkubwire, hari amafaranga uzarya ameze nko kurya ideni ry'ingwe. Kubera ko ushobora kuzarya amafaranga y'umukobwa ufite nyina nk'uyu musore, nk'uyu mukobwa Edison yateye inda agashaka kumucika, kayarya
ukarya amafaranga y'umukobwa kandi nyina ari umutekinisiye w'ikibungo, ari umutekinisiye yaracishije ibizaguhagamo. Mukure amaboko mu mufuka mukore, nta kazi gasebetse. Igisebetse ni ukuba warya amafaranga nk'aya ngaya yarangiza akaguhagama, abantu bakakota bakavuga ngo uyu musore yariye amafaranga y'umukobwa, arya inkoko z'umukobwa, zishize umukobwa mubagira ibisiga. Rero iki kiganiro, iyi nkuru nkiyimenya, numvishe hari icyo ngomba gukora. Nkwiriye kubwira aba basore, nkwiriye kubwira aba bakobwa ngo buriya ngo abahinzi bajya imigambi, bajya inama ngo n'inyoni zirya indi migambi. Reka nkubwire, ushobora kuba hari ibyo wariye ukabiheza, ariko ushobora kuzakubitana n'umuntu wakoze inama cyane. So uyu rero Edizo ubu ngubu deje yabaye ikimuga, ubu ngubu afite ukuboko kumwe. Ni by'igitsina umuganga w'ingoma yakimukuye mu kiganza, ariko harimo inkovu, imitsi yarangiritse, ukuboko kwarangiritse. Ni umusore ukiri mutoya, ni umujene, yari kuzagera kuri byinshi. Yari afite salo, yari azi kogosha abantu benshi, abakobwa, abasore bose ari Edizo. Ariko kandi ubu ngubu yaje kugira icyasha kivuye ku buhemu. Ubu ngubu asigaye ukuboko yakwambitse, isogisi yakwambitse ga, ari gukoresha imoso. Nubwo yashaka nyuma amaze kubona ibyo nyina w'uyu mukobwa mukoze, yaje gushaka uyu mukobwa we. Yamushatse atari urukundo, yamushatse ari nk'ubwoba, yamushatse ari ukugira ngo arebe yuko nyina hari icyo yakora, nyina yamugirira ikigongwe. Ariko kandi reka nkubwire, nubwo yamushatse akamushaka, nta rukundo rurimo. Ndetse amakuru dufite, n'uru rugo ruhoramo intonganya. Uyu musore ahorana incyuro, acyurira uyu mukobwa cyangwa acyurira uyu mugore yashatse, ati nyoko reba ukuntu yangize. Bamaze kubyarana abana 3. Uriya mwana watumye biba w'imfura, nawe bamuhoza ku nkeke, bamubwira ngo ntera inda nyoko ukavuka, niwe watumye ibi byose biba. So murumva yuko Bibiliya iravuga ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri azasaruramo kubora, ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ubibira mu mwuka nta kintu kibi ashobora kuzakuramo. Ubibira mu mubiri azakuramo ingaruka, azakuramo kabutindi nk'izi ngizi zose. So nari nkoze iki kiganiro mba njerega ndi nk'icyapa kiburira kandi kibuza. Ndakubujije, irinde ibintu by'umugore, irinde imitungo y'abandi, shaka imitungo yawe. Nje hano wa mukobwa we nk'icyapa kiburira. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.